God have mercy upon us. Chumpo. Aya, mama, mayo. Mama. Umva. Nokwagitekere mfashanyizi. Ngufitiye ubuhanuzi uzaba ministre w'ibidukikije. Ko urimo satani. N'ubukerarugendo. Naho bonde wongera gatoya mbere yo kugera kwa Gerekwari. Gire yose habe. Ubusa. Anshinze ibere mu gatuza. Numva ubunyunyu bose butangiye kunze. Sasa huyu. Kuva mwamba amagara Ese ugira bakuru utabamwara. Ko urimo satani sha. ingofero yanjye meze Kumera mwara. Sasa huyu. Yesu abantu Nibyo. banaje Umuntu rena ngaho ayo mafaranga bazayamara. Ayo mafaranga bazayamara. Urimo satani. yakunuka Ayo naguyunguye Kumbe mjini bina. Ndanga biba. Nubashaka muri ndara ndebe. Uravuga je nabwiye ngo kuri iri soko nta nuzangura ku mugabane Uyu munsi mwana nambaye gutera. ibyo bigutera byawe nk'ibyo wacacu Utu tuntu kuntu tugezweho. nge nitwa Kizuba zo urabona buri kintu 36 bwa Mwese muri kujya ku muhanda tureba. muve muzi Munsi turareba nta kibazo. n'uyu nawe yambaye udukweto wagira ngo avuye kudukura muri nuza twatundi tw'abakiza ese ubona uraseka iyo izo ngweto zo Izi nkweto. Izi nkweto amafaranga zihagaze. mukomeza mubaragure muzi bari ibiciro muzi neza ko boss agiye kuza akabaza Saratwi. Ngiye maze iminsi so abana itatu. umugabo wese umwishyura none se ubwo wowe urarata isura gusa namubonye nyine wowe nana wabonye irata bitewe nuko nyifite yego ko yakumara iki se ko cyaguhombeye uyu munsi ngiye mba ndi kurya mubona ko imbere nabitse ibyo urabibwira boss kuruhuka rega nabyo biba mujya mugira raporo nabwiye ngo rero baba buri munsi buri Yo shaka amafaranga Impirika we. uyu munsi boss noneho ngiye aranyerekana. Maze iminsi itatu nta verisi. ariko verese ko yereza sinababwiye izi sane zo kwipoto cyangwa ese wajya mu kazi twikozeho ahangaha kwaka amafaranga kandi imbere ya byose reka mbanze mbaze ninde muntu waraye muri gatandatu kizuba zuba ariko nta nubwo mumenya ko matora mba naraziguze amafaranga baraziguze se nimba baraziguze zaguriwe kigukorerwa Ariko turaverisa. Akazi se. kuba rero wowe umuntu rero barimo. tuzuba zuba nkubwiza ukuri wowe dufitanye n'ikibazo iriya matora nijoro ryose cyangwa nijoro ryose wakuba kabiri muri barago bose nizere ko yafite bitangira kwirebesha ntayafite Nyine iyo moto amafaranga. yagiye guheka atari njyewe wayikoresheje Verisa rero amafaranga. umusore narangwa biki Ntabwo mbashaka umuntu ko nta mvugirana. kintu ufite ntabwo mba ashaka umuntu umvugiramo mba natanze ntangiye akazi kanjye mureke nkatora Sawa. urakoze Wowe boss nangahe? Amafaranga ugomba ibihumbi 100 makumyabiri yawe wakuyo nyakuraho se nkemerewe gukura amafaranga utayama nta kibazo numva nkubwira wowe mu bantu ngomba kuza ndetse ariko ibihumbi 100 ngo mu ijana ndakuramo ya shambure 30 none babwiye nta kibazo ndakuramo ibihumbi bya shambure 30 uraducuruza niho kuducuruza bacuruza bacuruza wowe ugende cyangwa urukwavu kandi umenye ko wabihanirwa noneho urashaka kujya izo bagiye tukwishyura Ibihumbi reka tujye Okay, tukwishyura mufite icyumba gahunda none? twebwe. tujye tukwishyura None icyumba se ibihumbi twikorera mirongo itatu twa turi gukorera iki? uzi ko wagira ngo nawe ndetse baba n'ibinjije ibihumbi 100 nkaba nkuye 30 y'icyumba Nawe ukaba hanyuma ugiye gukuraho n'ayawe. none ntayakura Mbese ubwo urikumva ari busigarana yayo. we naravunitse waravunitse se ufata akaguru uzi miliyoni nishyura aho urihanya Uzi imvune ariko uzi imvune ibirimo muri biriya bintu umuntu aba arimo. Hari ubwo wowe uba uhari. ariko muzi n'ibindi Wanareba nawe bakanagukubita. uje gufata amafaranga ntabwo uzi ibintu murahenda Ntabwo uzi imvune umuntu aba yahuye nazo. uwo uhagaze wowe ufite umunwa muremure kuwa gatandatu sinabimenye meruka gukora ejo bundi igihe maze ibisi nirwariye kuwa gatandatu nta mugabo mwarara twararanye ariko kuva kuwa gatatu ntabwo ndakora maze ibisi nirwariye hanyuma veresome iri hehe yo kuwa gatandatu mbese ubuheruka hano ariko kuveresa udahari ntiyaguhayo mfite urayama ahangaha ubwo ndaguha tarari tarantiki iki cyuma hanyuma ayandi n'ayandi iriya matora se mbese materasi nyinshi ari icyuma Shambure se warayimukanye? ndishyura icyumba kandi nishyura n'ibirimo
kandi wowe ufite amatiku reka nkubwire uzashake gato wigende ntabwo mwabura abandi dukorana byaba ikintu byaba bintwari kuri sawa w'icyo ukora yakwishyura gato amafaranga uri bumve uramba amafaranga y'icumi ibihumbi 30 ya 20 y'intuza ya Yesu wowe sasa guherutse kwiba caje mu kigo ugeze naho wibacaje ubwo so mukira wabwiye ko nangubye sharijeri ni ubu uri kundeba ukareba ugasanga ntake basharijeri sharijeri guranga ese kuryo muke abo yarafite sharijeri yangahe ya iPhone na iPhone nibyo nkubwira wowe utwaka 30 ngo amashamba ibaze nk'abakira nk'abo batesha mutwe baza batesha ngo sharijeri ibihumbi itarenze ibihumbi 2 yari amamaganda nkubwira abana banje baritonda ntago biba izo ngiza bari mayibobo zo mu muhanda ntabwo ari mayibobo gusangwa ni mwebwe reka mbabwire rero we cyane cyane we narabikubwiye iyo ubonye umukiriya ukwaje ni kumwakira sibyo ukwaje ni kumwakira nese nko nguje uvuga ngo twambye sharijeri tuzamwakire kubera yuko yaje kudusebya arimo atwiciriza boss nawe jya umenya uratuzi tumaze igihe dukora kandi umunakibye sharijeri hanyuma mu 8 n'indurimo 8 ntabwo tubizi ko wafunze kwisaho uri kutureba hano hanyuma ntuza sariye cyakindi cyo ntuza ubwo ari mu kazi nyine ubwo ari mu kazi nyine ugenda ukora skare washizwe boss wowe uri muri kangahe mu 8 ni urimo none se bwira ntuza uriya amushyira amazi wamushyira wagiye uko turabakoze bakamushaka abakozi bashinzwe gutanga amazi muri chambre twege dushinzwe gutanga amashambure koko aho yumvira nk'aba ngo usuye noneho nuwe mwajya mureka kuvugira mu mukiri none se none uva mubwire wowe injira mu nzu gira vuba genda umutegurira n'umu ako boss uzashaka abakozi bashinzwe kujya mudemba n'akazi ntabwo umembera akazi k'ubuntu uzi bwo kugira amazi kubuyaje icyo nta kibazo aha nese uko kandi mwabuze ninde mwarana nta kibazo baragutunganyiriza ahubwo nimba uri mu 8 bagufate neza nta kibazo sara umuntu amufashe nabi hanyuma rero ahubwo reba uri sangara iyo mutume twadufanga twanjye tunafashe muri 445 kandi icyumba mugomba kugitanga saa 3 siyo mabwiriza yararenzaho nta amafaranga gipapuro kirimo ntabwo nyine urumva ko twatangiye undi munsi ntabwo nzi gusomera ntabwo uzi gusoma sinundi ukora warabuze none wari ubwo yarabanye wari uri kate samuko wagiye gutanga amazi mudasoho naguze aho bibera se okay sawa ndaje tubyigaho nta kibazo ariko nyine urumva ko twatangiye undi munsi nushaka uryama uruhuke kuko njye namaze arongera yishyure namaze kubara ntacyo genda mukiriya mwiza yagukubiye aramuyoboye boss akunda amafaranga ntabwo akunda n'abantu ngiye tuba tumaranye saa 7 za nijoro umunsi n'ubundi uba watangiye urarangira saa 7 okay sawa mwaje sawa kuko urarangira saa 7 woshiraho ibiciro hanga ho umva boss umva nkubwire ni ngiye wenyine amashamba saa 7 wowe genda wongera amafaranga mwatangiye kukubara kandi nayo nazanye ndikubira ko nayiba nta kibazo ndaje mbikemura uyu wageze mu muntu uze ndaje mbikemura bwa mbere no twaye bwa mbere mbese wavanze yavanga kanza ariko hotel nese uko turamenya ninde wayatwaye ntacyo wowe usiga ufite umudomo wowe ushaka ko urimo kuca ku bakiriya ariko we usiko ari nge muntu hano ukwinjiriza amafaranga menshi kurusha nawe erega baraje badusanga nanone batangiye kukuncaho oya nyine urinjiza ariko ibintu byo kuvuga ngo narakubwiye ngo umugabo uzajya uzi nakubaza ngo uranywa iki uzajya uhagurukira ku nzu bw'iheza niyo wanayisigaza rega bagenzi bawe bagira cyangwa se uko ubona verisoma yawe imyenda yawe iri ariko nakambara ndagira amasara ariko kizubazuba nagora imyenda yawe nabanza kwishyura ubundi abona kukwaka wabanza ukanyishyura mbere yo kunyaka imyenda ntabwo se yakwishyura biriya bintu mwakoze hariya kuko utanishyuye cyakoze ugira wagira umutima ukomeye muko gwiki suyi wayangije none se ntabwo yishyuye ntabwo arishyura atangiye kwiyibishwa yariye ibiki tego ubaza gucoma umva yaba inkoko
yaba wayini ntacyo atafashe ariko ntabwo ari cyo kandi none yatangiye kubeshya ngo bakwice kangubwire hasi none muzane garagaza imyenda yanjye hiri ureno no kikyo ndetse imyenda irimo amafaranga hiri byose birimo nta n'igikoroto kugira ngo so byumva se kwiyatsatse agusakasa urumva kubeshyira wowe mwarabu ariko abantu bose muzajya mwigira bagusatse mu myenda idahari ahubwo wajambaye kuzi ko ndumuke ahantu ubuzi ko ngira hasa ngibishoboka isicure kangahe singiya ahubwo wari umaze iminsi ahantu wari umaze iminsi ari guteka imitwe y'ukuntu uza kubeshya ngo barakwiba kandi usanzwe twiba twebwe tudapfa ubusa ndashaka fagitire y'uwo kujyana muhinduranya twatangiranye ari ngero rero bari bajya bakwiba ndetse ntabwo ari ndimo kubaza 180 none ngo bamwe wallahi nge urazi neza yuko ndumukire ahantu ku buryo wakosoma amafaranga 180 warangiza ntuye noneho n'ikindi twafataga avuga ngo ndibwishyure fagitire telefone ihagaze agaciro kangahe telefone siri he nayo nta kintu yazanye ngongwe hahuye genda mva nkubwire none hanga ni mama imana ndashaka amafaranga yanjye ndashaka amafaranga amafaranga ya nizere ko ariko wenda ari gahunda ndari gahunda ngo umuntu gutaka ngo nta kintu bamuhaye ngo gahunda ni gahunda boss ubundi wagiye ushyira ibintu ko kavuga nk'inzogera waje ngo mwe kwa ujya muri kumuri ivugira nawe wagitugize ibicuruzwa wumva ko nta muntu muso tumwe atahomba ese ukicyuza igihiye hako boss wajya umenya ko natwe turi bene aro ni mwarabu gutungura agiye gushaka indiroke baba pasitori kuzana umukiza bakeneye abangana iki oya mfite rivaje none mfite rivaje mbere nje batama mbere wapi waje muko mfite rivaje mwaza ntari mu gacagura ntacyo nije bari bwishyura icyumba cya VIP hari se bitatu aho bigeze nge nimaze kumuhaga nabaye bicuruzwa niwe ufata amafaranga okay wa nta kibazo kabisa nta kibazo byose ahubwo batubwira ibyo bashaka babisangemo kugira ngo bitaza kwinjiramo abantu abo basengana bakabota tugiye guhura na ntacyo oya nta kibazo ngebyo ni ibintu byanjye rwose banga nibanga ego ibanga ritarimo akazi katarimo ibanga se ngo kabara akazi pastor baraba ngaho ibaze nyine kandi bajya bahanura abantu konyage 3 konyage na koke 3 abo pastor bagira amafaranga bararya iki inkwavu nazo zirahari inkoko n'amafi byose rwose ndafite pe sawa sawa nta kibazo ndahari rwose ndahibereye rega nanjye nariye nabi sawa boss akazi mva genda ugure manase bakore VIP bayikore neza ya ebyiri tubonye bakiya ariko mbe kubwira boss uyu munsi barayakira nije bari bwishyuye urabona ko ari mwebwe nahisemo kuzajya nkorana nawe nimbona diru ngomba kubashimisha namwe mugashimisha abakiriya kibazo tongera kuturya kwa kundi nawe tongera kuturya kwa kundi wowe rero dose yawe nurabishokora uvuye aha ngaha niyo kutarangiriye ariko uriya mugabo agira umwanda boss agira umwanda nimba agira umwanda agira umwanda ubutaha nawe ujya ushaka abakozi bakora amasuku ngewe mu bintu mu kazi wame ntabwo shyizeho gukora amasuku ahubwo mbwira amanasi nizere ko uyu munsi utari buyamaremo njye bari kwishyura nka kuverisi nta kibazo mujye twitegure tugiye mu kazi mwitegure bwira amanasi ariko VIP ebyiri azigire wowe kizuba zuba wowe nta kibazo reka mubwire nta kibazo sigara na kizuba zuba wawe niba uhara niwe mushyashya bisa uyu munota iyo wifashe ugashaka kuba wanyerekana hano aho uragira ngo abakobwa bazandoge mu kazi ntabwo siko babamo amashyari amashyari se amashyari urifata ubu wajya umvuga gake ndi kumwe n'abariya bahutazi nawe wakabije neza nakimwe akabije rega mu mutara birikora bikaza ntuse ugira ngo nanze abe mukagatare ahubwo ariko turaza kuvugana nta kibazo kandi ubyite ugabanye basigaye barokana warabizi reba noneho bandoze kunukurukara hari umukiriya n'umwe wazongera kumvuga ugomba kubayobora kuko niwe muhuru ufite uburambe mu kazi ahantu ujya ubibona se nawe ujya ubibona ko ndi igicaniro cya byose none abo bapasiteri abo ndashaka ngo upangiremo uwadani bose nawe nkora ako hagati ese jya umenya jya wiyubaha
genda urebe se VIP ko ba yoyo ariko n'ubundi bwo wawe sibyo musaza wawe sibyo nta kibazo akonje simba ndi mu mandazi. You think say they wise? 기래가 한옥관 서울이 우디가스 루디가 온두치나 머리래 아리 마드리드 Rodi. 오야 니 루디가 Rodije. 노노노 누르든바 Rodirije. 로디 노세리기리 로디가 Sheze. 니 mwarabu Ni kwa Mwarabusha. Usitiho. ese yarakize se gutya Abanaga na Rodirije buri. noneho katwinjire turebe Mwarabu. yarakize sha Temwa. ako sha iki cya mwarabu ako wagikubita ku ituro nticyadufasha kuba rero iki kintu kirimo gisirikare Makultuma. Meza ni meza. Nabanya ndagashaka. kase sha usibye ubutubuzi waje kuba mwarabu gute ariko rero abenshi banze ko nitwa Budara. Bazi ko ari budara zazi sijya budara sisi Ariko buriya isomye muri Maraki. Ibice 392. ariko nabafasha de. ubundi amazi atemba ajya mu nyama Bibiri tubwira ko hari abantu bazagenda bakazimira ariko ngo mu kuzimira kwabo igihe bazabyibuha bari bahombanye bagahombanyuka abahitamye bagahita mwuka mu gutegeka kwa kabiri haravuga ngo sigaho kwizera gukene wa wundi yakizwa reba Zakayo oya Hezekiya buriya barutumayo we yavuze ati njyewe ako si mwarabu mwara hako se turakubwiriza ubutumwa ukaba wagiye tumeze bityo Mama. hari navuga ngo niba ukunze umuntu umufata umurongo Rodirije tubonye hara ku irembo murabana ni rudiga ariko hako rero gira kwa rero natwe mama yo abdo Suza abashyitsi ariko. chompo aya mama mayo mama umva nuko wadutekere mfasha bibiri No, nta kibazo. ngufitiye ubuhanuzi uzaba minisitiri w'ibidukikije n'ubukerarugendo bw'abantu naho ubundi wongera gatoya mbere yo kugera kwa Gerekwari gire yose habe Oya mwipfa ubusa. anshinze ibere mu gatuza ntabwo nafunze numva ubunyunyusi butangiye kunze Kuva mwampamagara kugira ngo ese ugira ngo utaba mwara ingofero yanjye imeze neza inyuma kumera mwarabu makuru mwarabu suhuza abantu. abarokore twahishwe ntoyaraye makuru musalani kwa hano kubagahemwa Muri VIP. kamaza nihagare Gerekwari unye na yanjye shana ko rero niko muko Suhuza amakuru suhuza umushyitsi. achumba ayo vitu terapisade tutiyengia back because from here achumba imana yaguye ahantu yakubona mbona ahantu hari imana yahaguye unatunga miliyoni hariho n'undi ndagatorana bo nagusuhuje hano komera kanajye nongere ntangire uraho tisuye za kanongere ntangire none umeze uti umbaze iki buno ni icesi cy'abamuteye igishahu ngira ngo ntuzajye wibaza ku muntu ari guhobera icyo kintu cyo tuzagipfa Abana banje ni gute ngende ndi guhobera umuntu uri kuza gushinyika ibyinyo aho ngaho ndi kwihoberera umuntu ndi mu mavuta uretse komera si
amarira musuhuza wenyine reka babwire uwo ni nk'umuzimu rero nicyo ndapfa kugendana nawe wowe wibagiwe kugenda guhawirana ngo bigakomeza urumva bimeze bite cyangwa zakufashuri bagusengeza gufasha umva se reka twumve byakono nambari 1 VIP nambari 2 yambaye 1 VIP uyu ngo yambaye nambari 1 3 nayo ni VIP yambaye silipe VP avuze ngo iki yambaye nimero ya mbere ni VIP nkuko nawe dusobanura ibintu bizima kuzi ibyacu ari mirongo za bibiliya nta n'akarongo ka bibiri iri babwiza ukuri ariko kuzanamo babwira ibintu ibyo byabiramo yamubiretse kugira ngo tudatinda tuba dufite abakiriya benshi nk'ubu bene merari ni mahari na mushi iyo niyo Hanyuma miryango rero, y'abarebu katagere gwari mujyane ujye kumwereka nyine gahunda na munani mugende hanyuma ubwo nawe bene nzi uko muza muri batatu oya nyine tubanze tubivugane neza aba bana tugiye kujya kubasengera mu cyumba nuko ujya kubasengera ngo mugende akora amasengesho mugende nyine akora amafaranga bari kukubwira mfata umuntu mugende uri mu uwo biki wampamagaye ubuje kudusengera ntitugende nawe banzayo ariko nawe nyine nawe banzayo kucunshuka hakubwira umuzi ko ko mutangiye kugira ubwoba se ko mugize ubwoba nyirabukara nawe mugize ubwoba uko mwagiye bose mwavuganye Jerego mwavuganye nta kibazo Jerego umva rero bakuzana ibintu umva rero by'amasengesho banze nsobanura umuvandimwe uyu ni umupasiteri njye nitwa pasiteri Tanazi uyu ni umushumba wanjye ibi bintu ntabimenyereye ibyo se umva rero iyo ugezeyo ukuramo inkweto sibyo nuko ibyo si ikibazo ndetse ariko byihorere njyewe mwavuye mu rwego utabimubwiye ibyo ajemo ukuramo inkweto Jerego amasogisi ese wowe winjira usanga Jerego kagarutse se urihebya kunu kagarutse bigenze bite biko ngerurije geze sha yazanyura gushaka ahantu muzima wowe ni muri gatatu wowe ni muri gatatu ubwo nyumba gatatu nyine ndabajyana bose uko ari batatu oya muri gatatu twaramo umushaka ntabwo umva atwara ambwiye umva se yewe niba na mugabo mureke musigare mu byanya umva Jerego umva se umva nkubwire akantu gato mubwire akazi karimo gupfa umva se si umugabo afite icyerekezo Jerego wibuke mu byakozwe n'intumwa hape toka nta soni ese ibyo ngibyo utangiye kuzana ni ibiki none se wari ujana gukora iki ahari mu rusengero uriya musaza afite ikihe kibazo bigenze oya usigaye nagiye kumukora aravuga ngo nitwaza none mwaje mutazi gahunda y'iyo mujemo mwaje mutazi gahunda mujemo ngo nitwanze ngo dusenga mufite ikihe kibazo ukoza gutya ngo ngo je boss ndashaka kukubaza kandi unyumve ni gute ngengera mu cyumba bakatangira kunsengera uriya hariya mu cyumba cy'amasengero mubwira ko atari mu rusengero niba barakira wazanye bari ase bose ibi ni ibiki ariko se hariya ni mu cyumba cy'amasengesho ko ntabwo tujya kurya ibintu bidasengeye ntabwo bibaho ibi ni ibiki ntabwo turya ibintu bidasengeye twe twarabatuwe mugende ndaje turi inkone z'Imana twebwe nta kibazo turaje mujye muri inkone z'Imana murashaka akazi cyangwa ntabwo mukora ntabwo twaje mu rusengero dushaka kujya mu rusengero mbese kubasengera mwebwe mukumva ibyo avuga ni ngombwa gukora hano ni amafaranga twaje gusenga nta nabyo ndashaka kukubaza boss ni gute uzasengerwa n'umuntu ntabwo ukoze ibiganza nawe ukoze cyagashyiramo meta nagiye kumukora ntabyo aranjugunye umva indirimbo y'105 haravuga ngo sigaho kwizera guke na wa wundi yakizwa twibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza yamufasha atungo yemera gukizwa ubwo abintumwa ya Yesu tuze rero kamuramenya hano gisiteza rubanda turi abakozi b'Imana mubanza mwishuri by'umbana nyine ko wazanye abakobwa batatu kandi turi abagabo turi abagabo ubu ntiwaduteranyije bateranye se bateranye yadushyize mu ihurizo mubanza mwishuri mubanza munyishuri noneho kamwereka si n'amafaranga sha bo Jerego uretse kwishyura uyitonde najyana aba batatu nanjye unzanire batatu tubone kwishyura icumbi yo namaze kujya nibyo mba nageze umuntu rena ngaho ayo mafaranga bazayamara ayo mafaranga bazayamara ago nagamushumba byakunuka ayo naguye nguye
Guzindaya se turavugana nyuma se. Ntabwo turinda. ibindi rero ntabwo turi indangamirwa ntibashaka muri indarane nturese injira nyine injira geregwa reka baze barimo ari batatu nshakira batatu bakwishyuye yishyuye batatu yishyuye y'umwe barakubeshye yishyuye batatu nanjye nzanira batatu batatu se biki twumvikana wa mugabo udatuma niyambura agakiza nkaguterura nkagukubita hasi ubwonko bukivanga n'ubutuna jyewe ndakubita mwarabu nyine nkubwiye ukangura muzi nitwa Budarakadifu Mwarabu Budarakadifu yarumve ko sinuwe boroje gukangana hano njya numva nta muntu ujya udukanga njyewe ubwanjye iyo bibaye ngombwa nakuba usa nakwikorera simwanyishuye musohora umusitembagiza arahanze mwarabu twumvikana genda mukora ibyo mukora bundi murangiza kandi ikindi cya kabiri ni inkwavu nazishyizeho si wambwira ko mushaka inkwavu ebyiri cyane nta nubwo rwose ntabwo nakora myenda nyitambanye genda imfubyi buriya nta babyeyi ngira nari ibintu bifubye rero wambwiye ngo ufate icyumba cya orofirime cyangwa njyewe ibintu ntabwo bimenyere ntabyo njya gukora ndetse aha waruje muri orofirime geregwa rwiyaryohe na rwara kwitaba geregwari kizubazuba rahamagara mukwirire okay no wowe komeza kusakuriza umukiriya musohore mujyana muri bigara cyo kwicara oya ntabwo namujyana muri bigara harase kurwara nanjye mureke ntamwifashe ubuna abandi ari ntwara barutanye ugende wowe jyana no nagiye kera kuza basi hasure njyewe mfata amafaranga njya asubiza ariko sha Budarakadifu ntabwo munsi ngo reka nze mbanze nze mbabarire iminota alo shambure hasigaye 3 yewe izindi rero iyi haryo ukuntu 3 na 4 bazifashe bazifashe ariko ntabwo batinda da nabonye badatinda bafite gahunda yihutirwa wa nta kibazo nako karahari akabenzi nako karahari nari nakuno musa ho rekana muraza byari karibu kiriya nimba ari nimugoroba birabyabonetse komera sawa sawa sinashimye mimi niko Muislamu nasoma kuri meza ya makuru ni meza komera cyane mwari muje kwiyakira se cyangwa mwari muje oya nose ingezi wawe ndababura umugore wawe ngiye umugore wanjye se kumva naje mu kazi ugira ngo umugore wanjye urumva ahubwo yagiye gucuruza tu asanga yagiye gucuruza namushakaga cyane hari utumwe Imana ifite irarimpaye ngo muhereze bandangira rero ko uri hano ko wikanza kugushaka wewe bumpereza ndaza kumushyira nta kibazo umva rero nari mu masengesho nasenga ni Imana koko Mana nabonaga ibintu ntazi bidasobanutse ndapfukama nambaza ngiye kubona mbona umugore wawe Nyesi nabonaga ari ahantu mu nyanja ari kureremba mu nyanja hejuru y'amazi umva neza alo ihene yamashe wanda yikeneye cyane rwose uri Imana ntacyo Mana wakuraho reka nitabire n'umuntu urimo kumpamagariramo nkupira alo yego niwe hari abantu twa tumaze kuvugana bazishaka ari kuza mbere nyine cyambere se ko ari amafaranga nta kibazo rwose nta kibazo amafaranga uwo muntu banza umureke wumva ukuntu Imana imbwiye mbona umugore wawe ari hejuru mu giko mu giko cy'umuvumo mva nyine nkubwira iyo Mana ntabwo yakubeshya ukaba wanyu Imana yanjye iravuga ntibeshya iravuga igasohoza ni Imana ivuga igasohoza noneho mbabara ugenda uvugane nayo sibyo hanyuma nimumara kuvugana umubwira uti nahuye na Budarakadifu yanze kunyuma umva Imana dusenga ntabikangwa n'amazira akomeye
nta nubwo ikwangwa n'iki nabonaga umugore wawe n'udasenga umva nkubwira ahubwo rero nagira ngo mubwire mubwire uko uramubwira zimu bashe mu izina rya Yesu umuzimu ninde wandikira akazi kandi umuzimu byo urashaka kumindura mu izina rya Yesu Kristo bazimu bashe zamu afata amasengesho iminsi 3 kugira ngo ibyo bikurwa nangira mufatira amasengesho iminsi Satana bazimu bashe mu izina rya Yesu Kristo bazimu ba Shabi birayandi bihema ndarangiye ndagenda geregwa ndamutikuye sha yako Mushu ni wowe uje hano kwenda iki ahantu komera uko amaroji wari hano uko ku rusengero s'abakirisitu bose bahageze ni mwebwe Mushu ntabwo ndabibona neza basite turafashwe ndagashaka iminsi koko ni iminsi ya nyuma geregwa Imana areka mushumba usibye kwihagararaho nukuri hano Imana iradutamaje ariko rero umva si yewe umva se wamugore wambabariye wambabariye wowe witonze wa mugabo we uyu ni umuzimu nawe uturi hejuru ukaza gusambana abashumba sambanye se nadore nta mushumbye hari umuntu ufasha no gusambana hanga pasiteri umva dusabire Imana imbabazi sheri reka nkubwire mbikuye ku mutima nta kintu nakuburanye ariko iyo ubana n'umushumba mubi nawe bintama mbi Yesu we ubu byanandeze nabuze usibye kubasabira amaraso ya Yesu kubazaho nta kindi patunganya shambure Mana mu izina rya Yesu abantu bazakeneye kandi iyi nzu uzayisenye Mana mu izina rya Yesu ntahe n'ubundi reka twigende ayacu twayabonye agahuka Sibuko kose. Imana n'agakiza kawe Tujya kurya zira nk'uko n'undi bagiye batazibika. mushumba muzima mushumba mashu koko pasiteri ukuntu icyaha kiryoha se usi koko ko mukora ibi uri umushumba uri pasiteri ubu intama muyoboye koko bizagenda uzi ko ari byo dusabire Imana imbabazi